icyambere cyo nanjye ndemera n'umutima nama wanjye ko Karasira arwaye mu mutwe giye ariko ibisazi bye biza ubwenge. Nari nkubwiye ni kuba barafashe amafaranga yafatiriwe akekwa ko yakuvuye mu byaha bakamuhereza nyuma Karasira bazi ko icyo cyazakigirwaho umwe nyuma Karasira akaba yarafite ibintu by'ibibaraga no kugira none akaza nicyo shaka kubaza bakunze ba KOP rero twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri uku kwezi gushya kwa kukwakira twatangiye ejo umunsi twibukagaho imyaka 35 ishize intambara yo kubohora u Rwanda itangiye ikaza gusozwa muri 1994. Ubwo turacyari muri iyo mudu ibiganiro tuzagenda dushaka abantu bafite aho bahurira nayo mateka y'urugamba tubaganirize hanyuma tunihanganisha ababuza babo muri urwo rugamba barukomerekeyemo babereyemo imfubyi ababereyemo abapfakazi abo bose turabihanganisha. Umwana wavutse kuri iyo tariki amaze kugira imyaka 35 n'ubukombe niko nabivuga. Uyu munsi rero twakiriye Theogene Shimimana mukunda kumwumva mu nkuru z'imanza cyane cyane mu majyepfo urubanza rarutatura kweri akava inyuma akavuga akerekana uko mu rukiko byari bihagaze hanze y'urukiko ibyavugiwemo imyitwarire y'uburana imyitwarire y'abunganizi y'abacamanza byose ariko akanashyiraho nawe uko abona ibintu. Niwe rero tugiye kuganira turaganira ku rubanza rwa Karasira Aimable uherutse kugirwa umwere ku byaha byinshi mu byo yashinjwaga ariko kimwe cyo kubiba amacakubiri mu banyarwanda kikamuhama aganishwa igihano cy'imyaka 5. Theogene araza kudusubiramo nuko yabonye icyo gihano ubwo nukuvuga ngo Karasira Aimable nawe umwaka umwe ni usigaye kugera kuko amazeyo igera muri 4. Ibyo Theogene araza kubinyuramo muri make. Hanyuma mbibutsa abantu bafite ibinyabiziga imodoka n'amapikipiki ko Green Tech ibafite amavuta ya X1R ikagira n'ibyuma n'amamashini apima uburwayi bw'imodoka. Amavuta bafite harashyirwa muri avangwa na essence kugira ngo imodoka imwe gakeya n'avangwa na mazutu kugira ngo imwe gakeya ariko akaba nashyirwa muri moteri kugira ngo igabanye ibyotsi. Ibyo byotsi nabyo hari imashini ibanza kubipima ikareba uko bingana ikamenya amavuta imodoka ikinyabiziga gishobora kuba cyangwa. Ikindi nuko mwarabyumvise ku itegeko ryasohotse yuko muri control technique hagiye kubaho n'irindi shami rireba ibijyanye n'imbyotsi bihumanya. Aya mavuta rero agabanya ibyo byotsi mwayasanga Green Tech ubu aho ikorera Inyamirambo iruhande rw'ishuri ry'intwari ni nko mu gikari cy'abaskuti ariko mushobora no kubahamagara kuri telefone muza kubona. Hanyuma abashaka no gucuruza ayo mavuta nabo iyo babigaragaje ubushake Green Tech yohereza abantu kubahugura uburyo bayakoresha kuko ntabwo buri modoka inywa angana n'ayindi kandi ntabwo zose ziba zifite uburwayi bumwe. So niyo mpamvu Green Tech ubutumwa bwayo reka mbahe nimero 1 mu mwahamagaraho kugira ngo muyabone kuyagura cyangwa se kujya kuyacuruza byose birashoboka. Mwahamagara 07 24 75 20 31. MTN yawo ni 0782 96 26 80. So Theogene ndakumva kandi ndanakubona nabyo reka ngegeko. Theogene umenyereye mu inkuru zo mu nkiko cyane cyane mu gice cy'amajyepfo ariko buriya ni wabanza ukatwibutsa inkiko ziri mu majyepfo. Numvise ko inkiko ziri mu majyepfo ni nyinshi watunyuriramo. Ni nyinshi ariko reka yenda cyane cyane nitse nko kuzisumbuye nzamuka. Yego. Hari urukiko rwisumbuye ahandi. Yego. Hari urukiko rwisumbuye rwa Muhanga. Yego. Ruhuriramo Ruhango, Kamonyi, niba nibuka neza n'igice cya Nyanza. Ho gita kuko niba nibuka nk'abantu bakekwaho ibyaha cyangwa se bakoreye ibyaha mu murenge wa Kigoma, mu murenge wa Mukingo bajyanwa i Muhanga bakanaburana mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango. Abakinihira
Kinihira nayo ni Ruhango. ubwo nabo ni mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango. Za Cyabakamyi ariko ariko numva Cyabakamyi igice gitoya hari ubwo baza mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, hakaba urukiko rwisumbuye rwa Huye ruhurirayo Nyanza, Huye, Gisagara niba nibuka neza. Hakaba urukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe ruhuramo Nyamagabe na Nyaruguru. Hakaba noneho utanyuzwe n'imyanzuro yafatiwe muri urwo rukiko yerekeza ajurira mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. ubwo utanyuzwe yego utanyuzwa hari noneho hari urundi rero rwunguru urebye tugiye no kwitsaho n'abantu benshi bazi ari rwo ndango ubujure ruhari. Oya ndumva bazi Kigali. Okay. Ubujure baji Kigali. Yego. None ari urunguru tugiye kwitsaho ari nabyo urebye tugiye kuvugaho utaragera kuri ruriya tugiye kwitsaho muri izo maze kuvuga izo wabashije kugeramo ugakurikirana imanza n'ingano na runana hamwe kuko nejo ndaba ndi Muhanga ndavuga izo zose uvuze wazigezemo na hamwe rwose kuko niba ubyibuka neza yenda tuvuga nko mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe haburanira umugabo wahoze ari burugumesitiri we cyahoze ari komine Rukundo niba nibuka neza yabaye gitifu w'umurenge yashinzwe ibikorwa njyanama Mutabaruka Pole haburanira Nyamagabe yaratangiye birarimbanyije we ndumva niba nibuka neza uwo bareganwa ari we wavuyeho ariko byari byaratangiye bagaragaza inzitizi ko ibagiye kuburana atagakwiye kubikurikiranwaho bitari bikwiye kuregerwa kuko abiburanye mu nkiko gacaca babanje nyine ibintu by'inzitizi n'urubanza niba nibuka neza Mutabaruka Pole yafashwe mu kindi gikundi bari abantu benshi mu murenge wa Nyagisozi. Nyagisozi ni icyahoze ari komine Rukondo ariko ubu akaba ari umurenge wo muri Nyanza. Yego witwa yaravuga Mutabaruka Pole akaba yaravugwaga mu bintu by'ubucuruzi bw'amata na muramu we witwa Tante ariko sivya kurikiranyweho niko nigeze gukora ikiganiro mbivuga nabi vuga ko ari irindi sano bafitanye ariko nabaramo. Okay, Nyamagabe haburanira Mutabaruka Pole. Mu rwa Muhanga wakurikiranye y'uruhe? Ubu ngubu mfite y'urw'umucungagereza warezwe ngo kunyereza amafaranga ukuntu ubwo nawe urundi wakurikiranye rumwe rw'impunzi za ntuza warugiyemo. Hanyuma urwahuye ihuye narukurikiye ni nyinshi ariko wibuke wahoze ari gitifu w'umurenge wa Mugombwa muri Gisagara bigwi arerore twibukiranye ubwo turihuye twibukiranye urubanza rw'abagabo batanu bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12 witwa Karindaloyike Ntwari. Twibukiranye urubanza rw'umugabo wakekwagaho gusambanya umukecuru ariko nabyo byarangiye abaye Sezirahiga bite Sezirahiga ari mu bujuri ubushinjacyaha bwarajuriye kiriya cyemezo ariko niba ubwo mbiheruka nabwo arahabwa itariki yo kugira ngo azaburane mu rukiko rukuru urugereko rwa Nyanza. Sezirahiga uvuga yagizwe umwere n'urukiko rwisumbuye rwa Huye ubushinjacyaha bujurira muri rwa rukiko rw'urugereko. Ajya Sezirahiga we yavugwagaho ibijyanye nabyo akekwaho gusambanya ngo umwana ariko ntabwo abyemera n'urukiko rwo ku rwego rwa mbere rwanze ariko ubushinjacyaha bwajuririye icyo cyemezo. Okay, twanzike rero twambuka imipaka cyangwa twambuka imipaka ariko tutavuye hano urwa rundi tugiye gukomozaho rwaburanishije Karasira rwitwa mwiki? Rwitwa urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi. Ubwo rufite icyicaro Nyanza mu Majyepfo. Muri rukiko Inyanza mu Majyepfo y'u Rwanda. Theogene Nshimiyimana muri rukiko usibye Karasira nure rubanza rundi wakurikiranyemo muri rukiko? Jean Claude Yamuremye alias Nzinga yejwe mu Rwanda n'igihugu cya Finland ariko ibyaha bifitanye isano yarigwaga ibyaha bifitanye isano na genocide. Dr Rutunga Vena nawe niwe yaburaniye wahoze muri Zari wejwe n'Ubuholandi. Voilà. Mico Myiza Jean Paul yejwe mu Rwanda n'igihugu cya Swede wibutare Itumba. Yego undi Beatrice Munyenyezi yejwe mu Rwanda nawe na leta zunze ubumwe za Amerika ntiharaburanira aburana mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Aburana hamwe oya ndavuga urukiko rwisumbuye rwa Huye nirwo rwafashe icyemezo rumuhamya ibyaha anahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Ajurira rero muri wa rukiko byumvikane neza abadukurikiye natsindwa n'urugero muri wa rukiko arimo afite n'ububasha bwo guhita ajurira noneho i Kigali mu yandi magambo umuryango we nukomeza ukira amafaranga hafi kuko
byo inkiko zaracyazirimo n'ubu baracyazirimo. warugeze kuri Munyenyezi. Hari undi mugabo wejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubudage wakomokaga muri Nyamagabe, ariko izina ntabwo ndi kuryibuka neza. Hakaba Wenceslas Twagirayezu wejwe mu Rwanda n'igihugu cya Denmark. we yabaye umwere cyangwa byagenze ku rwego rwa mbere rwa rukiko rwamugize umwere. hanyuma amakuru nashaka kuvugira kuri kamera bigira ukuntu bigenda ariko biba ngombwa ko ajurirwa. Ariko ubwo mbere y'uko ajurirwa yaridegembyaga, ariko uburyo yidegembyagamo sinshaka kubikomozaho. Ari muri Denmark, yaragiye yakatiye imyaka niba nibuka neza ku bujurire makuru. aburana yari hano se Twagirayezu? Yego se Twagirayezu yari naha rwa rukiko rumugira umwere urwo ngurwo turi kuvuga. azi i Kigali uva yarakatiwe 22 bitewe n'amasezerano bari bafitanye, ajya gufungirwa mu gihugu cya Denmark. muri Denmark arafunze? ubwo arafunze ariko sinamubonye afunze ariko iyo myaka yaragize yoherezwayo nk'uko amasezerano yabiteganyije. yego Idamange yaburanye kutavuze Hakuzimana Abdul Rashid, kutavuze Bicahaga Budara, ibyo byose byabereye. Bicahaga rya nawe yaburanye ariko yaburanye adahari ariko umugore wari uri umugore arahari arambaye ni rose baramukatiye cyangwa baramukatiye niba nibuka neza imyaka 10. Bicahaga Abdullah Hakuzimana Abdul Rashid nawe ntihari yaburanye cyane bamukatira imyaka 7. Idamange Yvonne ryamugwiza we ako werekanze kumugarukaho muri kiriya kiganiro cya Karasi. Yego kuko hari aho ndi bumwifashisha twagiye. hanyuma rero urubanza rwa Karasira ubwo twarimo tubanza kureba inkiko unyuramo, ibigaragara nuko mu bijyanye n'ubutabera amajyepfo ku itangazamakuru ry'ubutabera mu majyepfo ni Theogene Nshimiyimana. harya nakubwiye Muhizanatore unyibutsa harya kandi koko nakubwiye Muhizanatore ni igihe munyamakuru wenyine mu Rwanda ku rwego rw'ubujurire wakurikiranye urubanza rwe. nakubwiye aba bahoze ari abantu bakomeye muri Nyanza urabibuka. ibyo byose rero nagiye mbizingatira warazikurikiranye? Yego. none wari umbajije twari tugeze ku Idamange. Idamange ndaza kumwifashisha twinjira neza. Eliezer ariko we ni mu Rwahuye yabanje mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana arekurwa by'agateganyo. icyo cyemezo cyari gifashwe ubushinjacyaha buhita bukijurira, baburana mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. urukiko rwisumbuye rwa Huye ruvuguruza cya cyemezo cyari cyafashwe ku rwego rwa mbere, rutegeka ko akurikiranwa afunzwe, ariko amakuru agezweho. Theogene nubwo bitari kuri gahunda ntuza DCI wa Nyanza ari mu kazi. ntacyo musubize, inseko yawe irahagije kuri cyo tuzi gusoma. ari mu kazi. wahamusize? ari no mu DCI bwe. wahamusize? ari mu kazi, birenze no ko ari mu kazi. nanamubonye ahubwo mwanya w'ibyo. sawa. hanyuma niki follow up kuri wari DPC Musonera Eugene bite? Eugene Musonera ibigenda bizi ndetse na cyane ari hese, ariko kuko atari we wareka twifata turangire. ari mu kazi, ari degembye twari ibyo. reka da ariko ntabwo ari mu kazi. ibindi byo twari ibyo ngibyo muhanda. Good. ngaho rero tujye mu rubanza rwa Karasira. ubundi mbere yuko Karasira agwa muri ibi, agera aho yambara umwenda w'iroza, ava kuri Professor Niga, ava ku kwigisha Kiste, mbere yaho gatoya wari umuzi uti? ihangane ni wowe nyinjije mu kiganiro, ariko uze kunyihanganira, reka mbitware gutya. nta kibazo. uri umunyamakuru nkangerega nanjye nicaye aho washyushye. magingaya nibutse abadukurikiye ko Karasira Uzaramba Aimable alias Professor Niga turi kuvuga none yageze imbere y'urukiko, ubushinjacyaha bumusabira igihano cy'imyaka 30. Karasira Aimable waregwaga icyaha cy'amacakubiri, icyaha cyo guhakana jenoside, yego, icyaha cyo guhishingira jenoside, yego, icyaha cyo guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda, icyaha
uburozi kudasobanura inkomoko y'umutungo ndetse n'icyaha cy'iyezandonke. koko ibyo byaha byose Karasira yaburanye abihakana. ubwo ni byari ibyaha bitandatu. ubwo niba wabaze nuko abihakana agasaba ko yagirwa umwere. Urukiko ruriherera rufata imyanzuro cyangwa se rutangaza icyemezo kigira kiti rutegetse ko Karasira ahamwa n'icyaha kimwe cyo gukurura amacakubiri gusa ni icyaha dukurikije amategeko, ariko si nyazindi abadukurikira ariko nyine bafite nosiyo. Yego. Dukurikije amategeko nuko icyo cyaha gihanishwa kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 7, ariko bitewe nuko yaburanye mu gusoza nubwo atemeraga ibyo ariko yasabye imbabazi ku munota wa nyuma yasabiye imbabazi bihe byasabye. Yaratangaje ati yego, bivuga uko yabivugaga. Yego. Yaratangaje ati abarwanya ubutegetsi bitwaje ibiganiro byanjye bacire birarura. Abarwanya ubutegetsi bitwaje ibiganiro bya Karasira Aimable bacire birarura. Yarashatse kuvuga iki? Reka itonde gato icyo ndahita, ariko ni ukuvuga ngo abitwaza ngo navuze gutya unavuze ukuri mbona bakitwaza gushaka kurwanya ubutegetsi, dore ibintu na Karasira yarabivuze. N'icyo bintu rwose nibacire birarura. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko gusaba imbabazi kwe, aratangaza ati ndashimira inteko y'abacamanza yamburanishije, mwitwaye neza, ariko wibuke ko uwo nguwo uri kuvuga ngo ndashimira inteko y'abacamanza bitwaye neza yabatungaga intoki buri munsi ati nta butabera mbateze. Bivuze ngo yarahindutse, tuvuge ko yeza ati wabimenye yarahindutse rwose. Icyo ni kimwe. Akihana iyo nteko y'abacamanza, kwihana ubwo byumvikane neza yakayanga, ariko ababirebera hafi bakabitesha agaciro ahubwo bakamugumishirizaho bakabagumishaho. Ikindi akandi yenda naba nibuka neza, abitwaza ibiganiro byanjye turi kugendana, yego, bumve yuko nta muntu n'uyu n'umwe naringamije gukomeretsa. Niba hari uwo byakomeretse bambabarire, byakomerekeje bamubabarire. niba ari uwo byakomerekeje bigaragara. aho nshaka kuganisha, yego, urukiko ruruherera rwanzura yuko agomba gukatirwa igihano cy'imyaka 5 ndetse agatanga n'ihazabu y'amafaranga 500,000. Za miliyoni bishyize mu manyarwanda ntekereza ko atari munsi ya miliyoni hafi 200. Urukiko rutegeka ko agomba guhita azisubizwa. Imitungo ye yari yarafatiriwe igizwe n'amafaranga, ibibanza n'amazu bigomba guhita bimugarukira mu kiganza. Yego. Rumukatira imyaka 5. Aho ndi gushaka kuganisha njya ngo ruzutangire Karegeye. Yego. Ndamye nashidikanya kuko je natangiye mu mizi nuzi naho Karasira yaburaniraga. Ariko umunsi ku wundi urubanza rwa Karasira wamenyaga ibyarwo. Wabibwirwa, wabisoma mu binyamakuru, wabyumva, wamenyaga ibyaro. Karegeye kugira ngo n'abadukurikiye bitworohere. Icyemezo cya Karasira, icyemezo cy'urukiko gifatirwa Karasira, ni icyemezo cyagutunguye, ni cyagutunguye umwanya n'uwa. Ntabwo cyantunguye ko yaranatinzemo bitari ngombwa. Ikiganiro nakoze navuze ko yarafunzwe na discipline. Ibi byose uvuze yakoze ejo bundi yabikora mbere. Ibyo gusaba imbabazi abo yakomerekeje, ibyo kwiyama abarwanya leta bitwaje ibiganiro bye, iyo bivuga mbere ntatangire gutunga intoki abacamanza. Hari utuntu twishi wowe niba waguhari, ariko wanamugana kwicire Karegeye wari uhari. Utekereza ko ibyo uvuga ngo yakoze nyuma, yabikoze nyuma koko ari Karasira? Ni Karasira wabikoze? Niwe kuko iyo biza ari ibyo yakoreshwa, iyo we aza kugira uwo mutima aba yarabikoze na kare, ntaba amazemo iyi myaka. Sinzi uko wowe ubibona, kuko birasaba tutere imetero, ubwa mbere aza, ubwa kabiri aza, ubwa gatatu aza. Si ubwa mbere ngaragaye kuri kamera cyangwa se ku miyoboro ya YouTube mvuga kuri Karasira. Ndagira ngo rero nanjye nangariza abanyarwanda nasubiremo ibyo navuze. Karegeye nigeze kugira kugaragara ndavuga ngo icyifuzo cy'ubushinjacyaha kizajya mu bikorwa, kuko imyaka 30 ni myinshi. Ni bangahe se mu Rwanda bavuga ibyo bintu bagira kuriya
bikagenda uko nguko. Ikindi umuntu atakwira mite ngaruka kuri cya kibazo wambazaga. Madamu Yvonne Idamange Iryamugwiza uregwa ibyaha nakwita ko byenda gusa neza n'ibya Karasira. Nipa kimwe. Yaburanye adahari. Bitewe n'iki? Ubwo tugiye kuri Idamange bitewe n'iki? Rwa rukiko cyangwa se umucamanza cyangwa se abacamanza bari bagize inteko iburanisha Madamu Yvonne Idamange Iryamugwiza bari banzuye ko urubanza rwe rugomba kujya mu muhezo. None bwana Karegeye utekereza ko Karasira turi kuvuga none iyo biba ngombwa ko urubanza rwe rujya mu muhezo Karasira yari kuburana? Yari kuburana? Ntabwo mbitekereza. Yari kuburana? Nicyo navuga ngo uburwayi kuko abaganga bemeje ko arwaye bwa Karasira hari uburyo bwagiye bumufashamo, reka mbivuge gutyo. Kandi noneho n'uburwayi bwe jewe nemera ko nabwo atari we jewe, ariko jewe agenda agaragaza uburwayi bwe. Uburwayi bwe agenda agaragaza ko atari normal. Yego. Agenda bigaragaza mu bihe navuga ngo bitandukanye. Tanga n'ingero ariko. Tanga n'ingero zagaragaza. Reka nanga urugero. Reka mera hano nanjye yakomeye nahise mugira ubwo. Uranabizi iyo kesi. Urumva nkuko bisanzwe bibaye ngombwa kumushinja cyaha, mbibutse ko yari ari ku rwego rwa ubwo ni dogiteri, yari dogiteri, yenda simvuga izina rye. Aramushinjije Karasira barahagurutse. Karasira bigenze gute? Ndumva ashaka kujya kwihagarika. Umucamanza ati icara suko mu rukiko bitwara. Karasira nyare hano cyangwa nihagarike hano? Wari Karasira. Ari Karasira bw'umucamanza. Nihagarike hano? Ngo ya ngo reko none se koko umuntu uri kuri bare ntabwo yemerewe kuba yajya kwihagarika? Arabyemera ariko procedure uratera usabe. None se yabigenje ate? Ntabwo yasabye? Yahise ahaguruka. Yahise ahaguruka ati ngiye kunyaza? Yahise ahaguruka ati yaragurutse. Umucamanza abona ko ahagurutse. Karasira ko ahagurutse bigenze gute? Ndashaka kujya kwihagarika. Icara suko mu rukiko bitwara. Nihagarike hano? Umucamanza ati oya banza ujye kwihagarika. Aragenda arihagaruka yikiranura n'umubiri, aragaruka aricara, umushinjacyaha arakomeza aramushinja. Hashize ndebye nk'iminota nk'ibiri. Umunsi umwe umwanya umwe ahubwo. Hashize nk'iminota nk'ibiri Karasira baragurutse. Karasira nose ko wari ubavuye kwihagarika bigenze gute? Karasira ati nyakubahwa perezida ndumva iby'umushinjacyaha ari kuvuga byakomeza bigatuma nkora ibindi byaha ndigendeye. Ahita yisohokera. Ukaba urukiko? Nta no kuvuga ngo ugende cyangwa urorere. Ahita yigendera. Ajya he? Ajya hanze y'urukiko. Umucamanza ati Karasira afite uburenganzira bwo kuburanishwa adahari cyangwa atanahari, ibyo ni akazi ke. Reka dukomeze. Barakomeza. Umushinjacyaha arakomeza gushinja. Ariko ubwo Karasira hanze nubwo twe turi mu rukiko imbere mu mvugo z'abubu hahiye. Ate? Hokejwe n'iki? Aravuga amagambo akakaye abwira abande. Ese zaba izo ngoma zavuga kushaka ko mbivuga kandi ariko mu by'ukuri cyo nshaka kukubwira hanze yabwiraga abande avuga amagambo ameze ate? Hanze abo yavugaga ni abantu bakomeye mu gihugu kandi yabwiraga ndi ntabwo nshaka kumuvuga ihangane kuko yavugaga amagambo akakaye kandi ubwo yabwiraga n'uburyo yamubwiragamo ni ibintu nyine wabonaga katari normal. Yicaye hasi yasaga nutera ibiye ku karere. Nta muntu uri normal wabitinyuka. Wicaye hasi kuri sima, imbunda zikuri hejuru, abacungagereza oya abashinzwe umutekano bambaye n'abatambaye kuko bahari bakuri hejuru n'uzi ibyo bambaye. Umutekano uravuga abacungagereza cyangwa n'abataribo n'abarenzebo? Abarenzebo. Tubanze twemeranye igihugu cyacu mu bijyanye n'umutekano. Ndabyumva nyine ayo amagambo akakaye yavugaga abo bantu bamuri hejuru ari no ku mapingu yicaye. Avuga uburyo ngo reka ntacyo ngumve ngo abari ku ngoma abakandenganuye nibo bari kundengana. Ariko anavuga ibitutsi bikakaye. Avuga n'amazina amazina nawe utatinyuka kuvuga nanjye. Umushinjacyaha arimo arashinja mu rukiko nawe ari hanze. Karasira yarashinjije. Noneho twe tugumya mu rukiko ngo dukomeze twumve iby'umushinjacyaha byo mu rukiko. Ariko hanze akaba hahiye.
Karasira nawe afite urundi rubanza hanze urebye desordre byateje genda nubwo nabereye mu mutima umucamanza ariko byaramurakaje ahubwo nekereza ko byatumye kuko nyine rwano urukiko mpuzamahanga iyo umuntu ananiwe nyine navuga ko bagendera ku mategeko nyine niba umuntu ananiwe niba umuntu nyine bagenda ku mategeko nyine mpuzamahanga nekereza ko desordre yari hanze iri guterwa na Karasira niko mutekerereje ariko yihangane yaba yarabaye imwe mu mpamvu yatumye urubanza ahita nyine ruhagarara ntabwo yavuze ngo turahagaze kuko Karasira ari kwisararanga nanone ariko ruhita ruhagarara rwimurira ku yindi tariki twe rero ni nkaho yakavuze ati umushinjacyaha ari gushinja udahari oya ahubwo bitewe n'aho amasaha ageze n'urugero ni uburenganzira bwe rwose reka dusubikira aha urubanza ruzasubukurwa kuri iyi tariki akimara rero ngo dusubikira aha urubanza ruzasubukurwa kuri iyi tariki twebwe twese musohoka twihutira kujya kureba senariyo iri kubera hanze kuko nubwo twari mu rukiko imbere kuko nyine kamemu ntabwo twemereye abantu ntabwo bakeneye kumva yego barabikeneye kumva ngo umushinjacyaha ashinje gutya ngo wireguye yego barabikeneye ariko utwo dusenariyo nitwo burya abantu baba bashaka urasimbuka rero ujya kureba ahahiye wasanze muhageza yarakomeje ahubwo nibwo yakaze kuko icyambere cyo reka yenda mbivuge muri ubu buryo yenda nibyumvikana ariko kugira ngo ubutumwa bugerewe nubwo ari ijambo ryaciwe nanjye ndemera n'umutima nama wanjye ko Karasira arwaye mu mutwe jewe ariko reka ntacyo banyihangane kuri kamera ijambo ndikoresha ibisazi bye biza ubwenge ibisazi bye biza ubwenge ku buryo nanabitangira n'ubuhamya nuwamuha n'urugero nka chance cyangwa se amahirwe ibyo birasanzwe hari ibisazi biza ubwenge nyine umuntu agakora ikintu tuvuga yenda nk'urugero rwa hafi akisaza afite ikintu agambiriye oya kandi n'abaganga baremeje ko mu mutwe atari tayari we ahubwo we akaba ari muri ba cya cyiciro n'urugero ashaka kugukubita ikintu hashanga iminota inga Karegeya mukubitiye iki n'urugero hashira akanya nyine minota Karegeya kongera kumukubita serika indi kumuzizi nawe ubwe ugasanga nyine hari ibintu ari gukora nawe ubwe atariwe hagati aho rero Karegeya naza kwibagirwa iyo ndebye imyitwarire ya Karasira mbere yuko ndabugwa ariko genditsa cyane mu mizi kuko niho natangiye gukurikirana urubanza rwe nanayimera ko ari nge ndumwe mu banyamakuru ba mbere mu gihugu batangaje inkuru ze nyinshi kandi bageze aho urubanza rwo rwabereye yego ndebyo rwose nakwitelefona benshi mu babikoraga babibonye information zanjye n'undi bakabikora mu buryo bwa mbere ariko baga babivanye wanjye aroro Karasira rero nabonye wa mbere nyine wazaga ku rukiko arinda umutekano mu buryo bukakaye akaza ku rukiko bamwambisa amapingu kandi nyine acunzwa yanakurirwaga inanasinatinyo kubivuga babyita cortege tuvuge niba hakaza nk'imodoka voilà hakaza nk'imodoka ya mbere irimo baba polisi bambaye ukuntu n'utubunda dutoya na kasike n'iki nka pandagari imbere yenda agahita hazi yarimo agahita haza nko nk'indi nyuma urumva urumva nyine mu yandi magambo ko numva se yaragize kurusha IGP Gasana IGP Gasana twabonaga imodoka imwe kuri Karasira hazaga eshatu imutwaye yitwaye bwa mbere ariko bwa mbere nyine atangira kuza agikaze gutya agikaze niko nabivuga noneho nyuma Karasira mbonye atangiye guhinduka yego Karasira mbona atangiye kumuranya usanzwe yego ariko ubwo njyewe nabonye iyo myitwarire nangira no kubikemanga ubwo hari yari ubwo ndekana nabivuge ko ndumve Vode Kayitana Karasira rero mwiyangiye yego hasigaraho metre Gatera Gashabana Gatera Gashabana bagira ibyo bapfubira naho naze byari byo Gatera araza mu rukiko nguko arandika imashini bategereje kuza kuburana mbona tubona Gatera arasohotse ndumwe mu baje Gatera metre Gatera bigenze gute yego agira ariki noneho umucamanza itavuga ati tubonye ibaruwa ko metre Gatera Gashabana yikuye mu rubanza yayitangiye aho bivuze iki kuba Evode metre Vode Kayitana yarikuye mu rubanza ntabwo yikuye okay uko nabibonye Karasira ashobora kuba ari we wamwanze hanyuma Gashabana nawe yikuramo kandi ku munsi w'urubanza hari ibyo batumvikanagaho hari ibyo batumvikana nk'urugero rwa Gashabana kugira gutya
bivuze iki? kugira cyasinze icyo yaravuze kuko sina n'urundi Gashabana nubwo yenda biterwa ariko n'umuntu uko namubonye mu manza mu gihe gito mubonye kuko si igihe kinini namubonye mu rwa Karasira mu rwa Beatrice Munyenyezi ndumva ariho nawe niwe wari wabanje Maître Gatera Gashabana n'umuntu navuga nyine kagira amagambo makeya kuvuga ngo bigize gutya kugira gutya nese ngira amatsiko yo kumenya ngo ese urukiko nyine rwo rufite amakuru bigenze bite baraza rero batangaza babereka ibaruwa yego ubwo hafatwa icyemezo ko Karasira harebwa nyine uburyo yazunganirwa nyuma yaje kunganirwa nande ndabigeraho agaruka rero mu rukiko haba deba bavuga ngo Karasira yiburanire cyangwa se abona natunganiwe kuko n'uburenganzira bwe cyangwa se yandike asaba ko bamuha umwunganizi nk'utishoboye yego Karasira ati jewe nabaye umwarimu muri kaminuza imyaka n'imyaniko hari amafaranga data yansigiye hari imitungo data yansigiye nabaye umwarimu imyaka n'imyaniko muri kaminuza ubu nandike ngo sinishoboye ababikemura bate byarangiye bite aho nanjye nshaka guhitanganisha navuga ko ibyo bintu nkurikije byaberaga mu rukiko ariko uko babikemuye nta amahirwe cyane ko byakemutse mu buryo buri administrative mu buryo bw'abayobozi bitakemukiye ku karubanda Karegeya yenda nabitangaho nabuhamya na amategeko nzi ahajya ariko nibimenyerewe nibisanzwe ko umuntu bafatira imitungo ye bakeka ko iyo mitungo ye ikomoka ku byaha none muri ya mitungo yafatiriwe bavuga ko ikomoka ku byaha ngo bagende bayikuramo bamuha ngo tuvuge niba ari 500 bafatiriwe ngo bakuremo 300 ngo bagwe ngo wishyire bavoka byarabaye se nisa amafaranga ye yishyuye Maître Gatera Gashabana yishyuye Maître Evode Kayitana niba nibuka neza yakuyeho miliyoni bakuyeho kuri ayo mafaranga yafatiriwe akomoka ku byaha avaho miliyoni 7 amuha abaha 5 niba nibuka neza nawe afata 2 zo kwifashisha muri gereza noneho nyuma urumva niba nibuka neza haje abandi bavoka bamenyereye gukina iyi mikino Maître Bruce Bikotwa Maître Felicien Gashema abantu bamenyereye Maître sinze kuvuga CV ya Maître Bruce Bikotwa na Maître Felicien Gashema ariko mwibutse bagaragaye mu rubanza rwa Ndamange Gatera Gashabana na Evode Kayitana kandi abo ni nabo bari kunganira Victoire Ingabire nabo bari kunganira Beatrice Munyenyezi nabo bari kunganira Wenceslas Twagirayezu ariko Bikotwa ni umwavoka international kuba ari umwavoka international ni kimwe no kuba watinyuka imanza nkazira ni ikindi nyine nicyo nashakaga ufite iyo gutya ya Gashabana no gusimburwa na Maître Bikotwa Bruce na Felicien Gashema bigaragara ko bamenyereye nyine imanza zimwe twita ko zikomeye kandi namara igihe by the way ntabwo ari ibanga ko ushize naganiriye nawe ndababaza ariko mwebwe mwumva mwiyumva mute iyo rimwe mujya muri izi manza ziba abantu baba batinye ariko barambwiye ati ni ibanga ry'akazi abo nibo basimbuye twaraganiriye ntabwo bambwiye ko ari ibanga ry'akazi ariko nibambwiye ngo mbitangaze bambwiye ibanga reka ndibabiki kandi babiki si uko no buri wese ababyemerewe ni open buri wese ababyemerewe ariko kamemu nibo basimbuye iyo regwa ibyaha biriya ushaka nyine niyo mpamvu burya benshi abo bacyuma abandi bafite ubushobozi bahita bajya kureba Gatera yego nyine kubera ko aramenyerewe aramenyerewe kandi amenyera amadosiye nkayo arayamenyereye n'urugero nari nanze ariko yenda ntabwo ari muri competition birumvikana ariko nahamya yuko yatangiye kuribwa runono nabo ngabo kubaka ariko nyine yatangiye kuribwa we nawe afite experience ariko abo ngabo nabo batangiye utubazo tubiri ntabwo ndi gutindane ndaza kuguha umwanya akambere icyo gihe aho utuntu tubiri wambwiye Gasira yakoze kuba barafashe amafaranga yafatiriwe akekwa ko yakuvuye mu byaha bakamuhereza nyuma Karasira bazi ko icyo cyazakirwaho umwe
nyuma Karasira akaba yari afite ibintu by'ibibaraga no kugira none akaza nicyo nshaka kukubaza akambere ubwo Karasira yasabotaga Jodire asaba kujya kwihagarika yava kwihagarika agasohoka akajya kuvuga hanze yego umwavoka we yakoze iki uri mu rukiko imibanire y'umwavoka muri uko tujeste yari yihe urumva umwavoka nta mwanya yari afite wo kuvuga umwanya wari ufite yakoze iki kuri Karasira yamufashe akaboko yaramubwiye ati wigende yarasohotse hanze urega ntabwo navoka icyo gihe Gatera Gashabana wenyine no wari uhari ntabwo avoka nawe yari afite uburyo bwo gukontorora imiterere y'umuburanyi ari we Karasira none ikindi cya kabiri nakubwira asohoka hanze twebwe tukimara kumva itariki bategereza kugira ngo abavoka abashinjacyaha basinye nyine kuri iyo nyandiko mvugo y'uwo munsi twe ntabwo twategeye isinya ryabo twese musohoka mujya kureba tugiye ndumva twara abanyamakuru niba nibuka neza batatu ariko twari batatu twe turumva tugiye Karasira none yese ahaguruka amera nk'udukurikiye tumera nyine agiye kujya ku modoka agezeyo atariko muzi n'ibindi ati batabanye n'ikinamico reka njye gusinya kuri dosiye zanjye ahita asubira inyuma ajya mu rukiko twe duhita ajya gusinya za mpapuro situzi niba zaragiye gusinya aka kabiri rero uku guhinduka mu buryo bugaragara bwa Karasira amashagaga yatangiranye amahane udushya kuri uno munsi akaba asaba imbabazi agaca bugufi byaba bihuriye he hari isano bifitanye no kuba yarahinduriye abavoka ibyo ni ibyo uvuze ariko kubwanjye nk'umuntu ndabaza hari isano irimo guhindura abavoka nawe agahinduka imyitwarire icyabaye abavoka yitwa ko yahawe kuko atabahinduye kuko atabarekeramye cyane navuga ko yenda baba baramuhaye serivisi nziza icyo gihe ahubwo navuga ngo bihuriye yewe n'umutimanama wanjye isano yewe n'umutimanama wanjye leta mubyeyi mwiza ubuyobozi bw'igihugu uriya buretse ko muri ababyeyi ba twese uriya mwana wanyu witwa Karasira uriya mwana wanyu witwa Karasira nibutsa abadukurikiye yuko Karasira avuga ko n'ababyeyi afite n'abavandimwe bose bashize akaba hasigaye umwe nawe w'umurwayi wo mu mutwe urwariye Indera leta mubyeyi wafashe Karasira navuga umwereka umurongo wa nyawo Karasira kubera ko ibyo yavugaga ngo bimeze nk'ibirutsi kandi ngo bimeze nk'ibyo ushaka kuruka uruka ukamugira inama aratsemba ahubwo yavayo agakuba kabiri y'ibyo yari yavuze ukamukubita ntaye mu gahanga umunyafu wo kumwiyegereza wamara kumwiyegereza leta mubyeyi mwiza ndi kuvuga ukabona ko ibyo ari gukora atari kandi mubana mu buzima bwa buri munsi ugatera intambwe leta mubyeyi mwiza ukicana Karasira atari ko Karasira ifite icyo cyicaro urakizi ko cyabaye ufite gihamya cyangwa ni wayitonze nyine ndiho navuze ni ibitekerezo byanjye ufite ikihe kibazo Karasira akabohoka akakubwira wamara kumva agahinda ke ati noneho mwana wanjye ndumva ikibazo cyawe kiseriye dore usigaje amezi 6 cyangwa 7 biranashoboka yenda ko n'imbabazi za nyakubahwa zakuzaho ihangane witware neza kandi komera atangira kubona ubuvuzi buri mentale none ara wa wundi wari abona ko igihugu kimufitiye impuhwe voilà na rimwe nanashima buriya uzi ko Karasira sinzi niba byo bizi higeze kujya hanze igihuha ko yapfuye yaguye muri gereza cyane igihuha cyarageze hanze ariko wari pere arabihakana kandi kuko wari umuvugizi rero wari umuvugizi pe arabihakana yigeze no kuvuga ko arota kazungu amurya ibyo niba koko byarabaga zari uburyo bwiza bwo kugira ngo barebe bundi uwo muntu ninde uwo muntu ninde ariko Karasira nta munsi n'uyu numwe mu minsi ya mbere yigeze atabereka ibimenyetso ko atari normal ahubwo ndagira ngo reka yenda nkwe nk'urugero rwa hafi naza kukibagirwa kandi gikomeye
icya mbere cyo nabikomojeho haruguru, ndashimira ubuyobozi bw'igihugu ko bwitwaye mu myitwarire ya Karasira n'uburyo bwo uko bwabyitwayemo. Cya kabiri ndashimira inteko y'abacamanza, nibuke ko perezida w'iyo nteko ari umuntu ufite experience mu manza, mu nkiko, uburyo yakalmaga situation, uburyo byabekagira uburyo byitwaramo bikarangira hafashwe kiriya cyemezo. Ndashimira inzego z'umutekano zitambaye impuzankano zabonaga ko iby'uwo muntu nawe, kuko natekereza ko izo nzego zitanga raporo ahantu nazi zishobora kuba zaratangaga. Hari uburyo basoza bavuga ngo mu nzego cyane cyane iyo batanga raporo bakavuga ngo yenda ndabashimiye niba ari cyangwa se respectful, bashobora kuba baratangaga raporo nyine y'ibyabaye, pana kugenda ngo bahimbe n'urugero kuva bari benshi icyo cyo ngo bavuge kuva bari benshi ntago bahuza, umwe yabogama undi akaba netre, undi akabogama ku rundi ruhande, none raporo igahura ari ndamyashidikanye ko abo bose nta numwe bavuze ngo Karasira yarigira umusazi. Urumva ikindi cya kabiri yenda nuko nyine ndihuta ariko ntacyo abadukurikiye babyumve. Uyu muntu witwa Karasira namugereranya gutya. Hari umuvugizi w'abafana ba APR witwa Jangwana. Uyu muvugizi w'abafana ba APR arimo mu bahuye n'inkundu ejo bundi arafungwa. Kera kabaye nta n'igihe gishize arafungurwa. Afunguwe asubira ku buvugizi bw'abafana b'ikipe ya APR. Iyo APR ihita imwirukana, mubyeyi wa Jangwani witwa APR, ndakuraye ba Jangwani yari kubafunzwe inshuro ebyiri. Iyo atagira gute? Iyo arekurwa ko yarekuye by'agateganyo, yamara kugera hanze ikipe ya APR igahita nayo imwirukana, ndakurahiye APR yari kubifunze. Umubyeyi wa Jangwani witwa APR yari kubimufunze kabiri. Ikindi niba uwo Jangwani ajya imbere yenda mu mutima we simbiziho simareba, azi neza ko APR butsindwe na Pyramide, agasobanurira abafana ko APR iri butsinde Pyramide, akanabisobanura iki kintu sinzi niba cyumvikanye neza. Mu mutima w'umuvugizi w'abafana ba APR arayemeza ko Pyramide iri butsinde APR mu mutima we, ariko yagera kuri mikoro agakonvenka abafana ko APR uragiranya gute Jangwani ndabizana niyo haje byafutu uba witonze rwose yangana n'undi ashaka kugerera Jangwani na Karasira bahurira he? Ndaje rwose n'undi umuvugizi w'abafana na professor ihangane kose kunciyemura iyo cyangwa se icyo nshaka kuvuga iyo APR umubyeyi wa Jangwani witwa APR uko leta nk'umubyeyi wa Karasira yitwaye niko APR nk'umubyeyi wa Jangwani yitwaye ihita imwirukana. Yari kubafunzwe. Ushatse kuvuga iki rero? Leta se nubwo irekuye witoze gatoya. Noneho reka njye ku wundi. Umuntu witwa Nsabimana Kariste Sankara. Uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi? Ubari he? Yararekuwe. Ubari mu biki? Yarafundwa ararekuwe. Ubari mu biki? Ntabwo bizi. APR mubyeyi wa Jangwani uko witwaye komereza. Leta uko witwaye kuri Sankara kuko aho uri ndahazi nibyo urimo ndabizi. Uravuga nde? Sankara. Nsabimana Kariste alias Sankara. Umwe opposition bamwe bita ngo ni batavuga bumwe n'ubutegetsi wababereye umuvugizi kandi akabavugira uko babishaka. Ariko nyine ageze hano bagira uko bamutwara, leta igira uko umutwara. Mubyeyi wa Jangwani, mubyeyi wa Sankara, bera n'umubyeyi wa Karasira. Kuko ariko tobora nyewe ntago kuko Karasira urashaka iki? Karasira ibihano ibyaha bitandatu yahamajwe kimwe bamukatira imyaka 5 arabura amezi ngo ataye. Yego. Ibyo umusabira leta nibi asubizwe mu kazi vuga. Yego. Vuga asubira mu kazi. Uyu Karasira niba akiri hanze yaramenyere kwinjiza miliyoni n'igice. Naza hano hanze akinjiza n'urugero ibihumbi 200. Sankara azasubira na bwa burwayi. Karasira nzi ndakurahiye azasubira na bwa burwayi. Reka noneho nyikuvugire ngaho ubusanzwe ibyo uvugaho nuko waciye kure. Ubundi icyambere ni ibintu bibiri. Karasira yarasanganwe akantu k'agatotsi mu bwonko. Yego. Ariko kuba yari afite akazi yiririmbira yivugira
bikamufasha. Yego. Yatokowe ubwo abantu batwitinga ngo niyirukane, ibi ndabivuga. Abantu batwitinga ngo yari yavuze ngo niba ngo ntabwo azarongora, ngira ngo ntabwo azarongo, ntabwo yakwifuza kubyara umwana mu Rwanda. Hagira abavuga ngo utabyarira u Rwanda ntiyarerera u Rwanda. Abantu babiri batwitinga gutyo. Yego. Sinzi aho byacomekeranye birangira yirukanwe muri kaminuza. Ka kantu kagenda kaguka kuko umuntu ni yarasangwa agatoroma none ukamushyira muri chômage niyo itera indi trauma ikaze cyane. Icyo ni kimwe. So kuba yasubira muri kaminuza gukorana bishoboye n'ubu yaravuga ati n'uwangira imbere nakwigira. Kome buretse gatoya mbivuge kuko ukoza ahantu. Icya kabiri, Karasira kuva mu bwana primaire secondaire yize mu seminari, kaminuza byose ni leta yishyuraga. Iyo leta mubyeyi uri guhamagara nayo niyirebe kubyo yatakaje kuri Karasira. Ese koko agomba kubikorera igihugu. Yamano yipfukira. No. N'amafaranga yamugiyeho. Erega naye yamugendaga mu rubanza. Ntabwo yakabaye icyo ushaka icyo baza ntabwo ari gupfa ubusa. Oya ntabwo ari gupfa ubusa. Ntabwo ari gupfa ubusa. Umusabiye ariko aracyafite amezi anga. Ese uretse gatoya. Yameze se. Ntabwo ushinja cyangwa uzajurira. Niko amategeko abiteganya. Ariko mu mboni yanjye simbibona. Ntabwo mbukoresha. None ubusabe umukoreye ko bwatuma ubushinjacyaha bujurira ko hakiri kare. Urabitekereza biki? Ariko ubwo bushinjacyaha bwo bufite amafaranga ye. Kuki se bayakuragamo bakayamuha? Erega biri hano urucabana. Ubwo bushinjacyaha bwo bufite amafaranga ye. Kuki se bayakuragamo bakayamuha? Reka tumwitega ariko umuntu ariko bafite uburenganzira. Wasoje uburenganzira. Nabwira abadukurikiye kuyu Karasira niba koko yaratangiye kuvurwa, imiti bari kumuha cyangwa se bamuhaye ubwo muheruka iri gukora, nibakomeze bayimuhe. Kuko iyo miti mvuga ko bigaragara ko yari yatangiye kunywa iri kugenda imuvura, iyaba yayihawe mu buryo bwa mekanizme bw'imbaraga, yari kuza yamara kujya mu rukiko aterega mutabona ndi kwitwara neza, ati yenda n'urugero naraye nganuye, naraye nkubitwa, ati nanjye sinzi, akabivuga. Ariko ibyo ntabwo abivuze. Mu yandi magambo mu kurangira mu mizo ya nyuma y'urubanza ntabwo arakivuga ko akubitwa. Baba we yavuga ko afashwe mutagatifu Karasira Aimable, ahubwo umurebye birakamuha. Ku buryo naze uramwana n'umuhanga naze. Ikitonderwa ku buryo wowe umurebye bwa nyuma, nkanjye wamurebye ibihe byose wakuvuga ariko se Theogene nundi yavugaga ni so kuba ibyo rwose ari umuhanga byo. Ariko nanjye ndongeraho nkashimangirana imiti bari kumuha, sinzi niba bari kumuvura, ariko nyine niba bari kumuvura imiti bari kumuhanganywe, nibakomeze bayime rwose riramukoreramo umurimo, ariko Imana afite nanone si yo kujugunywa. Oya. Yego. So urakoze cyane Theogene Nshimiyimana. I Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda niho akorera mu manza mu nkiko yakunze kuvuga. So tugarutse rero ku buzima bwa Karasira, we n'ubutani tubona akanya tuzavuga no ku bandi. Ariko ngewe uko nanabibonaga rwose, ikigaragara nuko Nshimiyimana uko yakurikiranye urubanza rwa Karasira Aimable kugeza aho mu byaha bitandatu ahamijwe kimwe agakatirwa imyaka 5 kandi amazemo irenga 4. Ikigaragara nuko byose habaye n'ukwishimira, nkuko yitwa Nshimiyimana, n'ukwishimira ko Imana yadufashije na Karasira akagenda ahindura temperament, ahindura imyitwarire, guha agaciro inzego z'umutekano, guha agaciro urukiko, ntakomeze kwa kuntu kwigira umuntu kwise nk'umurwayi wo mu mutwe cyangwa urumva yaranabikoraga yagaruka akenge ngo ibimubumbwira abanyarwanda barimo na nyakubahwa perezida wa repubulika ibyo nkura nanjye sigenda rwaye. Yes. So ngo rero Karasira turamwiteguye, niba ushinjacyaha butajuriye turamwiteguye, ariko ni byiza ko yahindutse. Icyabaho nyuma yaha uko cyaba kimeze kose, twishimire ko yahindutse, twishimire ko uburwayi bwe bwagabanutse, dushimira abamuba hafi batumye uburwayi tension ye igabanuka akagaruka mu murongo. So bakunzi ba KOP rero reka tubashimire naho ubutaha tarasoza. Ku rundi ruhande hatagira abambona bakagira ngo ninge wigize uwundi we mu manza. Buryo ugize amahirwe ukabona ahantu ugaragariza ikintu cyawe ushoboye, ugomba kubashimira. Ndashimira
ubuyobozi bwa radiyo nkorera Yego. Flash FM Yego, yego. by'umwihariko Yagushyize mu CEO majyepfo. cyane Yego. yemeye ko njya mu manza, hari abanyamakuru bagenzi banjye mbwira imanza ngo uyu munsi hari urubanza ngo ya ngo twebwe imanza ntitujya tuzikora, ariko wasesengura ugasanga si ukutazikora ahubwo arazitinya kuko ntabwo ari buri wese navuga nyine ngo baguhaye umwanya baguha urwisanzuriro cyane uri expert mu majyepfo umuseke nkorera inkiko zisumbuye zigera muri 3 ni muri 3 ejo byo nzaba ndi mu Burundi ku itariki 8 nzaba ndi nuvuga ngo izo zose ni wowe uzizenguruka kandi nkazizenguruka mu buryo nyine numva batambangamire. Rero buriya ngiye nkazizenguruka nkazana urubanza nkarukina muri telefone yanjye nase kamemo udafite aho urutanga oya ujya urujyana kuri Flash nanjye narahakoze ariko natwe n'urugero ndashimira ubuyobozi bwa Flash FM by'umwihariko CEO by'umwihariko na editor Alphonse Twahirwa uriya niwe udutunze ku makuru by'umwihariko agaseke k'amakuru. ubwo rero iyo ugize amahirwe nyine ukabona ahantu ugaragariza wahawe umwanya ni nko kuvuga ngo imana ufite yari gupfukiranwa iyo Kamanzi ataguha akazi ibyo birumvikana ntabwo tubica ku ruhande. Mwakoze cyane rero. Asante. Asante.